kugira ngo tujye tuba abantu b'inyangamugayo rero reka tujye dukora ibintu ku murongo kandi ku murongo mu buryo bugaragara. Buriya muri komenti mwagiye mutwandikira mudusaba ibintu bigiye bitandukanye, poems zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi fasha umwanya ngo tubanze turebe wenda imwe muri izo poem. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kubanza tugahera kuri iyi poem, ariko niba ugeze kuri iyi channel bwa mbere, channel ya Niramba TV, ubundi iyi channel yitwa Niramba TV abantu mutari mubizi, banza urebe hasi aho ngaho handitse ijambo subscribe, ubanze ukande kuri subscribe, hasigaye tuzamuke twihuta cyane turebera hamwe ikiswe If It Is True by Richard Ntilo. Banza ukande subscribe. Ahangaha ndagira ngo twumve neza iyi poem. Iyi poem biragusaba kwicara utuje ukumva ikintu ku kindi cyangwa se ijambo ku rindi, byaba byiza ugafata agakayi ukagenda wandikamo udutekerezo tw'ingenzi. Cyane cyane ba banyeshuri biga ibintu bijyanye n'ubuvanganzo, literature, abantu biga za literature, mwebweho mukwiye kuba mwanicaye mufashe n'ikayi mukicara mukiga nk'uko itegeko ribabasaba. Ku itegeko ribabasaba niko mugomba kubikora. Reka dutangire rero turebe. Ubundi iyi poem yitwa Niba Ari Ukuri ya Richard Ntilo. Niyo mpamvu reka dutangire na stanza ya mbere turebe ibyo ari byo. If it is true that the world talks too much, then let's all keep quiet and hear the eloquence of silence. Niba ari ukuri ko isi ivuga menshi, reka twebwe duceceke maze twiyumvire umutuzo, mbega twiyumvire amagambo ariko atuje, twumve mbega twiturije twapowe. Iyo yari stanza ya mbere. Tugakomera icyitwa stanza ni igika. Stanza ya kabiri bagakomeza batubwira bati If it is true that the world sees too much, then let's all close our eyes and see the inner vision beneath the closed eyes. Niba ari ukuri ko isi ireba cyane, irebuzwa, reka twebwe dufunga amaso yacu maze twirebere muri vision y'imbere muri twe, ariko amaso yacu afunze, mbega turebe tumere nk'impumyi. Iyo yari stanza ya kabiri cyangwa se igika cya kabiri cy'iyi poem yacu Niba Ari Ukuri. Bagakomeza batubwira muri stanza ya gatatu bati Niba ari ukuri, if it is true that the world hears too much, then let's wax our ears and listen to the chant of inner music that defies betrayal by wayward wind. Niba ari ukuri ko, iyo ni stanza ya gatatu turiho. Niba ari ukuri ko isi yumva cyane birenze, reka twebwe dufunga amatwi yacu, asigaye twiyumvire umuziki w'imbere muri twe uzira urusaku rw'imiyaga yo hanze ahangaha. Iyo ni stanza ya gatatu, ngira ngo muri kubyumva. Bagakomeza muri stanza ya kane batubwira bati If it is true that the world moves too much, then let's start still and imitate the stubborn will of trees that move without being peripatetic. Hari abantu icyongereza kijya kigora, ariko burangiye ibintu byo gusoma icyongereza mba nihuta cyane. Bagakomeza muri iki gika cyangwa se muri iyi stanza bari kutubwira bati niba isi igendagenda cyangwa se igenda cyane, reka twebwe duhagarare nk'ibipopi cyangwa se duhagarare nk'ibisitati. Ibisitati ni biriya bintu by'ibibumbano. Duhagarare nk'ibibumbano hanyuma twigane ibiti kuko byo biragenda ariko bitava aho biri. Buri giti gikora movement. Characteristic ibiti buriya bigira imwe muri characteristic za living things, kuko buriya igiti nacyo kiri muri living things. Niyo mpamvu kigira icyo bita movement. Kigira movement ariko kikaba kiri peripatetic, kitavaho kiri, mbega kimuvingira muri position kirimo. Niyo mpamvu muri iyi stanza bari kukubwira ngo niba ari ukuri ko isi igendagenda, reka twe duhagarare nk'amasitati cyangwa se nk'ibibumbano
hanyuma dutangire kwigana ibiti, imiterere y'ibiti, kuko ibiti byo biragenda ariko bitava aho biri. For the dumb don't tell lies. Buriya ngo bagakomeza bakubwira ngo ibi bari abantu batabasha kuvuga, ibiragi ntago bijya bibeshya. Kuko ni ikiragise cyabeshya gitese kitanavuga, ngo ibiragi ntago bijya bibeshya. Bagakomeza bakubwira kandi ngo impumyi, for the blind can't be peeping toms. N'impumyi nazo ntago zishobora kureba. Bagakomeza bakwereka ngo for the deaf cannot eavesdrop. To eavesdrop ni nko kumva, kumviriza. Bagakomeza bakubwira ngo kandi bura ngo n'ibipfamatwi nabyo ntago bishobora kumva, ntago bishobora kumva. Bagakomeza bakubwira nanone ngo for the clipped can't trespass. The clipped can't trespass. Bagakomeza bakubwira ngo bari abantu baba baravunitse, mbega ibimuga nabyo ntago bishobora kugenda ahantu, mbega ntago hari ahantu bidashobora kugenda. Rero iyi poemu ya Richard Ntilo icyo bashaka kukwereka wowe uri kuyisoma, cyangwa se wowe uri tuned kuri Niramba TV, ugomba kumva ko iyi poemu bayikoze kugira ngo bakwereke ko niba mbega niba uri kubona ko abantu benshi bari kuvuga, wowe hitamo kwituriza. Mbega we witurize, wipowere aho ngaho. Nko muri stanza ya mbere ukuntu bagiye babitwereka, muri stanza ya kabiri naho bakagenda bakwereka ko buriya ngo niba utangiye kubona ko abantu benshi mbega ibintu bitangiye guhinduka, abantu bareba n'ibitabareba, wowe uzajya uhitamo kwifungira amaso, ubyihorere bo barebe, wowe mbega ubarebera ahantu ariko witurije. Mbega nicyo bashaka kukwereka, ubareba ariko bo basa nkaho batakubona. Bagiye babigaragaza muri stanza ya kabiri. No muri stanza ya gatatu naho baragenda bakwereka ko nyine niba utangiye kubona ko abantu mu isi urimo batangiye kugenda bumva cyane, bumviriza, wowe uzajya uhitamo kuba mbega wa muntu, ubereke ko mbega n'ibyo bari kuvuga cyangwa se ibyo bari kumva wowe utari kubyitaho, wowe byumve nyine wipoye tu, kugira ngo batakunyuzamo ijisho. No muri stanza bagiye babigaragaza, iyi ngiyi ya gatatu n'iya kane naho bagakomeza bakwereka ko niba utangiye kubona nyine muvuma zigiye zitandukanye, wowe ujye uhitamo kwihagararira hamwe, ahubwo wowe wirebere wagwane ibiri kugenda biba, ariko wipowe nyine tu. Mbega ahangaha bari kukwigisha mbega kwitwara neza nyine ngo batakunyuzamo ijisho. Kuvuga ngo ahangaha mbega ni ukukwereka ko umutuzo, mbega kwigira impumyi, kwigira mbega igipfamatwi, hari aho bishobora mbega kukugirira akamaro. Rero iyi ni poemu twabibonye ya Richard. Wowe icyo usabwa, banza urebe ko wakoze subscribe hasi aho ngaho kuri Niramba TV, kugira ngo Niramba TV family itangire kwaguka. Ikindi mujye mukomeza kutwandikira muri comment section. Ahanini mbanagiye hari comment iba yabaye pinned na Niramba TV, tuba twayipininze, muzajye mubanza muyirebeho, asigaye mubone ubwandika muri comment hasi aho ngaho. Ikindi kandi ndaza gushyiraho nimero yanjye ya WhatsApp, ushobora no kunyandikira uciye kuri WhatsApp, asigaye ukatubwira icyifuzo cyawe, ndaza kuyishyiraho nyigire pinned, muri buze kuyibona. Rero ciao tubonane mu kindi kiganiro.